Denzel Washington yaravuze ngo igihe cyose usenze usaba imvura ugomba kuba witeguye guhangana n'icyondo. Buri kimwe cyose usenze usaba ujye ubanza urebe ko witeguye bihagije kubana nacyo. Hari igihe dusaba nabi tugahabwa ibyo tutiteguye kubana nabyo bikarangira n'ubundi twicuza. Yaravuze ngo amahirwe n'icyagihaza agasanga uriteguye bihagije. Byaba byiza guhora twiteguye, amahirwe yaza agasanga twiteguye tukayabyaza umusaruro. Hari igihe aza dutunguye n'ubundi akatunyura mu myanya y'intoki. Kuri Denzel Washington amahirwe aje utiteguye nta kintu akumarira. Yaravuze ngo ubwoba bwonyine wakagize nubwo kugira ubunebwe no kudakoresha ubushobozi bwawe bwose bushoboka. Yaravuze ngo mu mwuga uwo ari wo wose kugira ngo ubone ifu bisaba gusya. No kuvuga bisaba kubira ibyuya biva mu ntuyo, bisaba kusya. Yaravuze ngo ibanga niri ryo gukabya inzozi no kugera ku ntego. Intego zose zisaba discipline, zisaba imyitwarire myiza, ndetse intego zose zisaba kudahuzagurika. Niba ufite imyitwarire myiza ukaba udahuzagurika uzagerayo. Yaravuze ngo nugwa uzagwe umanuka, gugenda nugwa uzagwe umanuka. Bamuri icyo yigeze kutubwira ngo iyo uguye umanuka ugwa iyo wajyaga. Uzirinde kugwa uzamuka. Iyo uguye uzamuka ugwa iyo wavaga. Iyo uguye uzamuka ugwa iyo wavaga, ariko iyo uguye umanuka ugwa iyo wajyaga. Yaravuze ngo mu buzima bw'iterambere nta kintu kirusha agaciro gufata icyemezo cyo gukora ibintu runaka wirengagije ingaruka. Denzel Washington yaravuze ngo ikigeragezo cyose cyatsinzwe n'intambwe imwe yo gutsinda. Ni bya bindi nyine byo kugwa iyo wajyaga. Iyo uhuye n'ikigeragezo urimo utera imbere, icyo kigeragezo jya ugifata nk'intambwe imwe yo gutsinda. Nta mpamvu yo gutinya ingaruka no guhomba. Inyungu ya mbere ni isomo ubikuramo. Denzel Washington yaravuze ngo mu buzima tuzamurwa no kuzamura abandi. Ku iherezo ntabwo hazabarwa ibyo utunze cyangwa se ibyo wagezeho, ahubwo hazabarwa ibyo wafashije abandi ngo babashe kuzamuka. Yaranavuze ngo ntukagire ubwoba bwo gukora itandukaniro, ugomba kuba ikinyuranyo. Ntukagire ubwoba bwo gukora itandukaniro. Yaravuze ngo ntugacire urubanza ibigaragara mu maso yawe nk'aho ari bito. Burya impano nziza kandi zihenze zipfunyikwa mu dukarito duto. Yaravuze ngo ikintu cyakubuza kugera ku nzozi zawe ni inkuru ukomeza kwibwira muri wowe ngo ntabwo bizashoboka. Uko ubyumva niko bikugendekera, uko ubitekereza niko bigenda. Hindura uko ubitekereza, ntacyo gutegereza gihari. Denzel Washington arakubwira ngo kora cyane kandi nonaha nta kintu cyo kwicuza gihari. Yaravuze ngo hari ibanga nagendeyeho ryamfashije kuba uwundi we: kwizera n'abigize indahiro, gukora cyane bigakurikiraho, nta guhagarara kabone nubwo naba ngenda gahoro. Ni bya bindi mbabwira ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ni uguhozaho. Denzel arakubwira ngo namenye nkiri muto ko nzagira ibihe bikomeye mu nzira yanjye. Namenye nkiri muto ko nta nzira ya bugufi ibaho mu buzima. Menya neza ko nashobora gushuka ubuzima. Nta muntu wajijisha ubuzima. Iyo ubujijishije nabwo burakujijisha. Denzel Washington yabimenye akiri muto, ni nayo mpamvu yageze kuri ibi byose. Yaravuze ngo inzozi zidafite intego zikomeza kuba inzozi. Aravuga ngo kugira ngo uhindure ubuzima bwawe ugomba kubanza guhindura ibitekerezo byawe. Ntushobora guhindura ubuzima utarabanza guhindura intekerezo zawe. Tekereza binini. Yaravuze ngo gufasha indyarya ni nko kubwira ikirura kuri intama. Gufasha indyarya ni nko kubwira ikirura kuri intama.
hari abuha ubufasha bagamije kukurangiza, ukabafasha bagamije kugushyira hasi. No mu bafashwa harimo abagome, harimo indyarya, harimo n'abantu bose. Gufasha indyarya ni nko kubwira ikirura kuri inama. Yaravuze ngo gushyira hamwe ni byiza, ariko wifatanya n'indyarya wababara ukababara wenyine. Muri za ndyarya zose nta n'umwe ukwitaho. Mbona mbabwira ngo isi irabogama iyo uri nyakamwe, mwaba kumwe mukayivunjira bigakunda. Ibi ni byo koko, ariko na mbere yo kwishyira hamwe ujye ubanza urebe neza abo mugiye kwishyira hamwe. Hari igihe usanga ari wowe nama, abandi bose muri kumwe ari ibirura. Cunga neza mu dukundi twose urimo, amagurupe yose ya WhatsApp ubamo, abo mufatanya bose. Niba hari igihe kigera ukababara wenyine, ugahangayika wenyine, ni ikigaragaza ko uri mu gakundi katariko. Hari abantu mubana ngo mu magurupe, buri gihe bakakuvugaho cyangwa se bakakuvugisha ari uko bigeze nko mu gutanga amafaranga, ari uko bigeze nko mu gukoteza amafaranga. Ariko warwaza umwana, warwara, wakena, wahungabana, buri gihe ugasanga uri wenyine. Ibyo nibyo Denzel Washington yita gufatanya n'indyarya. Gufasha indyarya ni nko kubwira ikirura kuri inama. Denzel Washington yaravuze ngo uko byagenda kose ba wowe ntuzigere wigira utari we, kubera ko biravuna, uhomba byinshi mu kwigaragaza uko utari ngo uremeza abantu. Aranavuga ngo niba utaratsindwa nuko utarigera ugerageza. Gerageza utsindwe, ariko ntugatsindwe kugerageza. Iyo udashaka kugira aho ugera cyangwa se guhindura ubuzima bwawe, wirinda kugerageza. Iyo umuntu yihebye atsindwa no kugerageza. Yavuze ijambo rikomeye ngo n'insinzi nyayo burya ikenera amahoro yo mu mutima. Insinzi yose wagira nta mahoro nta kintu imaze. Gerageza mu guharanira iterambere kose, wirinde kungukira mu bugome, wirinde kungukira mu manyanga, mu kwiba, mu kwica, mu guhemuka, kubera ko insinzi uzagira muri ubwo buryo nta mahoro uzayigiramo. Yaravuze ngo umuntu naza kukubwira amateshwa bakuvuzeho, akaza kubwira ibibi bakuvuzeho, uzamubwire uti ntumbwire ibyo bamvuzeho, ahubwo mbwira impamvu ari wowe bahisemo kubibwira. Mbwira impamvu byaboroheye kubikubwira. Denzel Washington yaravuze ngo shyira Imana imbere mu byo ukora byose. Ibintu byose mfite ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ibyo nunze byose ni impano y'Imana. Yarakomeje aravuga ngo ndabizi ko nayigandukiye uko bikwiye, ndabizi ko nayikomeje ngo nyizirikeho, ariko Imana kuko ari inyampuhwe yo yarankomeje ikomeza kubana nanjye. Aranavuga ngo ntuzigere utandukira umwimerere wawe, buri gihe uzabeho ubuzima bw'ukuri, uzahagarare ku uri we. Wavutse ufite ubushobozi bwo kugera kuri mu buzima, ukaba umuntu ukomeye, byose biri mu gushaka kwawe. Aranavuga ngo kwiga kuvuga oya ni ikintu gikomeye cyagufasha kugera ku byo wifuza byose mu buzima. Ukamenya aho kuvugira oya n'igihe nyacyo cyo kuyivuga. Yaranavuze ngo uri igisobanuro cy'amahitamo yawe. Aranavuga ngo mu nzira yo gutsinda hari igihe bizaba ngombwa ufasha umuntu gutsinda igitego kugira ngo nawe utsinde. Nibyo akubwira ngo tuzamurwa no kuzamura abandi. Umuntu ugira icyo ahindura ku buzima bw'abandi. Yaravuze ngo akira inama z'abandi, ubaha kandi uha igisobanuro ibitekerezo by'abandi, ubigireho yego, ariko ntukubaka ubuzima bwawe bushingiye ku bitekerezo by'abandi. Iyizere kandi wizere amahitamo yawe. Umva inama z'abandi, ariko amahitamo ya nyuma azave kuri wowe wenyine. Mu magambo yose Denzel Washington yavuze, nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ba munini ku buryo ugera ku rwego useka n'igihe watsinzwe. Ba munini ku buryo ugera ku rwego useka n'igihe wahuye n'ibibazo. Igihe abandi bose bari kukugirira impuhwe, bavuga bati oh yahuritse, mbega ibyago yahuye nabyo,
mbega ukuntu yatsinzwe, mbega ingorane, bagasanga wowe uri munini ku buryo ugera ku rwego useka n'igihe watsinzwe. Wow, amagambo